Hello, ndabaramukije neza cyane bakunzi ba Dusabumuremyi Eric Official, mwebwe mukomeza kunkurikira, mwebwe mukomeza kugenda mubana natwe, ndizera ko ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi mu byo tubagezaho cyangwa se tubategurira bigenda bibanezeza cyangwa se bigenda bibashimisha, aho muri hagiye hatandukanye. Turifuriza amahoro, kugubwa neza ndetse no kumererwa neza. So kuri ubu rero nari mbafite amakuru mashya cyangwa se inkuru nshya kugeza aka kanya, akaba ari amakuru y'ibintu byaje kuza kuba biba mu gihe cy'iminsi mike ishize, dore ko itanarenga mu minsi hafi igera ku cumi n'itatu gutyo. Akaba ari amakuru y'umwana w'umunyajamayika, akaba azwi ku izina rya Randare kabiri kuri TikTok, cyangwa se ku izina rya Randare tu ku rubuga rwa TikTok. Uyu mwana rero ibintu yakoze byaje kuza kuba ari ibintu bitangaje, ndetse biza kuza guhita bitanga umugisha usa nkaho ugiye guhindura ubuzima bwe bwose. Uyu mwana akava ku cyiciro cy'ubukene yari arimo ndetse n'umuryango we, akaba undi muntu ukomeye cyangwa se undi muntu ugiye guhindurirwa ubuzima mu rwego rutangaje. Bati byagenze bite rero? Randare kabiri cyangwa se uyu witwa kuri TikTok amazina ya Randare kabiri, yagize gutya, yari yakoresheje live kuri TikTok, cyangwa se abantu bamwe bakoresha TikTok murabizi, hari uburyo ukuntu umuntu agiye gutya akajya kuri live, haba ari abantu baba bagenda bamujoyininga kuri live yiwe bitewe n'ibyo baba bagiye kuganira cyangwa se ibyo baba bagiye kuvugaho, ni nko kwitabira ikiganiro muri makeya. Noneho ubwo ukagenda wemvita abantu cyangwa se utumira abantu ushaka ko muza kuza kubana muri iyo live yawe. Uyu Randare rero yaje kuza kugenda yemvita abantu, baba ari abafrendi biwe cyangwa se bamwe mu bamukurikira, abaforowazi biwe ku rubuga rwa TikTok. Gusa uyu Randare aza kugera ahita yemvita umuntu uzwi ku izina rya Nicki Minaj. Nicki Minaj ni umwe mu baraperi cyangwa se American rapper bakomeye, cyangwa se no muri industry y'umuziki muri Amerika badasanzwe, cyangwa se batunze amafaranga atari makeya, b'abahanga mu muziki. Dore ko Nicki Minaj ari mu baraperi batatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeye. Hakaba ari Nicki Minaj uza ku mwanya wa mbere, hagakurikiraho Lil Kim, hagakurikiraho na Lauryn Hill. Abo nibo baraperi batatu ba mbere, bose bakaba bayobowe n'uyu Nicki Minaj. Nicki Minaj rero asanzwe avuka mu gihugu bita Trinidad de Tobago. Gusa Nicki Minaj akaba aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amaze igihe kitari gito, ariko Nicki Minaj akaba adafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari uko yabubuze cyangwa se bamwimye, ahubwo ni uko atabushatse cyangwa se we atabushaka. We rero akoresha pasiporo cyangwa se ni umuturage w'igihugu cya Trinidad de Tobago, usibye ko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho afite ibikorwa bye n'amabizinesi yiwe agiye atandukanye. Uyu rero akaba n'umwe mu baraperi cyangwa se umwe mu bahanzi b'abahanga, dore ko atunze n'akayabo katari gakeya, dore ko abarirwa mu mutungo wa net worth ugera kuri miliyoni 150 z'amadolari. Ayo mafaranga ni amafaranga ajya kujya muri miliyari hafi 220, miliyari 230 z'amanyarwanda. Urumva ari amafaranga atari makeya. Ayo ngayo yaje kuza kuba agira gutya rero. Uyu mwana bita Randare kabiri ku rubuga rwa TikTok aza kuza kuba yemvita Nicki Minaj yikinira, nk'uko utabuzi ko ari umufrendi wawe, kuko biranagoye ko wamugira ari umufrendi wawe Nicki Minaj, kuko bari abantu b'abasitari. Ni ibintu biba bigoye ko wabasha kuba wavuga ngo baragukurikira cyane, utari umuntu urenze cyangwa se udafite ibintu birenze baba bakurikiye. Uyu Randare rero ni nk'abandi bose, nk'uko namwe mufunguza imbuga nta bantu babazi cyangwa se nta mazina akomeye mufite, nta bintu birenze muzwiho, usibye kuvuga ngo muba muwayawaya cyangwa se tuba tuwayawaya. Aho yaje kuza kwemvita Nicki Minaj. Ku bw'amahirwe rero Nicki Minaj yaje kuza kwatendinga cyangwa se yaje kuza guhita ajya kuri live y'uyu mwana bita Randare w'umunyajamayika. Amaze kujya kuri live, Randare nawe yaratunguwe. Urumva ni ibintu bidasanzwe, uravuga ati ibi bintu birarenze, nta nubwo bibaho. Muri make wumva wagira ngo isi kuguyeho. Icyakurikiye rero uyu Randare yaje kuza gutangira kuvugana na Nicki Minaj kuri live ya TikTok. Atangira kumubwira ati njye mu gihugu cya Jamaica, ubuzima bwanjye ndetse n'umuryango wanjye niho tuba, ubuzima ntabwo ari bwiza, ntago tubasha kuba twabona iterambere. Amusobanurira ibibazo bimwe na bimwe bagenda bahura nabyo mu gihugu cya Jamaica, cyangwa se uburyo ubuzima bumugoyemo muri Jamaica. Avuga ati ubuzima bw'ahangaha ndetse n'umutekano ndetse n'ibiyobyabwenge, abanywi babyo, ababigurisha, n'ibibazo by'umutekano ntago bibura gutyo na gutya. Abisobanura Nicki Minaj. Nicki Minaj aramubaza ati ese uragira ngo ngufashe iki, cyangwa n'iki kintu wifuza ko nagufasha wa mwana we, nicyo ukeneye? Uyu mwana yasabye Nicki Minaj, aramubwira ati ngiye ikintu nagusaba, wamfasha nka flyinga cyangwa se nkajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati Amerika nifuza kuyijyamo, ariko nta buryo, nta n'inzira mfite ibasha kunyerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Randare rero yasabye Nicki Minaj aramubwira ati se urashaka ko nkuzana muri rwego urashaka kuza muri Amerika kujya gute? Nicki Minaj aramubaza ati se uzashobora kuza muri Amerika ushobora ikirere cyaho ko bitandukanye naho Jamaica, uzabasha gushobora haba ari ukuvuga ngo uracyari mutoya ukeneye gukomeza amasomo wiga amashuri, uzashobora gukora ubasha no kwiga, ese uzabasha no kwihanganira ikirere cyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Amerika kubona bitandukanye naho muri Jamaica? Umwana nawe bitewe no kugotwa cyangwa se kurangara kuri TikTok, amagifti bagenda bamuha bagenda bamugiftinga cyangwa se mu tuntu tw'utugifti, yatangiye kugenda arangara, hakazamo n'ibibazo bya connection ibigenda gakeya. Murabizi ko connection nyinshi hari ahantu nyine uvuga ukaba wavugana n'umuntu connection inagenda icikagurika cyangwa se itagenda neza. Nicki Minaj rero yabaye frustrated cyangwa se aba nk'umuntu bidashimishije cyangwa se utishimye kwa. Noneho rero Nicki Minaj aramubwira ati wa mwana we, njyewe mba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhanzi cyangwa se nk'umu business woman, atari ko icyo cyifuzo cyawe ushaka kumuzana, ati se ufite abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Randare yashubije Nicki Minaj ati mfite abantu, atari cousin wanjye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba muri New York. Aramubaza ati se uwo cousin wawe urishoka ko ndamuka nkufashije ukajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzaza akakwakira? Randare aramubwira ati mfite na data uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati se abo bantu kuki batagufasha ngo uze hano? Ati biragoye, ntago ari ibintu bikunda cyangwa se bo byaboroheye kugira ngo bamfashe nanjye mbashe kuba nakisanga muri icyo gihugu gifatwa nk'inzozi za bose. Nicki Minaj rero yakomeje gukomeza agenda aganira n'uwo mwana bitewe n'ururimi rukeya, urumva accent y'ururimi rw'icyongereza cyane rw'abanyamerika, biragoye yuko rwapfa guhura cyangwa se umunyejamaica na rwa rurimi rwabo, usibye n'abanyejamaica n'abantu bamwe na bamwe baha muri Afurika kugira ngo bapfe guhuza n'abantu bahariye bitewe n'uko accent z'uburyo ukuntu tuba tuvugamo ururimi rwabo biba bitandukanye n'uko bo baruvuga cyangwa se n'ukumva understanding y'ururimi rwabo igoranye, bituma uyu mwana adatangira kumva neza Nicki Minaj kuri live ndetse atamubyumva neza n'ibintu ari kumubwira. Nicki Minaj akamubaza ibintu Randare kabiri cyangwa se uzwi ku izina rya Randare kuri TikTok ntabyumve neza cyangwa se ntabashe kubitahura. Nicki Minaj yageraho ararakara, aramubwira ati umva rero nkubwire, ikindi gihe ntuzongere kumvugisha utazi ikintu ukeneye cyangwa se utazi ikintu ushaka. Nicki Minaj uyu mwana Randare niba yaramwandikiye niba byagenze bite, gusa Nicki Minaj cyabaye mu nyuma yaje kuza gutanga imbabazi kuri uwo mwana, dore ko icyo gihe Nicki Minaj yarese ava kuri iyo live yarimo avuganiramo, nawe aravuga ati njye ntabwo nakomeza kuvugana n'uyu mwana cyangwa se n'inzererezi y'uyu mwana itazi uwundi we n'agaciro k'icyo mfite cyangwa se ububasha mfite bwanamufasha. Ubwo rero Nicki Minaj mu nyuma yaje kuza kumubabarira, aza kuza kuvuga ko yemeye kuba yafasha uyu mwana uzwi ku izina rya Randare kuri urubuga rwa TikTok, akamufasha kumugeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse naho uwo muryango we nabo bakazini be batamufasha, aravuga ati ngewe nzagufasha kugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nanagufashe aho kuba ndetse n'ibyo bibazo byawe by'amashuri n'uburyo bwo gushaka akazi, ati ibyo ngibyo nzabigufasha, ngewe nzagufasha nkugeze aha hantu wifuza, byibura inzozi zawe cyangwa se icyo wifuza gikunde kigerweho. Uyu Randare yabicishije mu rubuga rwa TikTok, urumva amahirwe yagize cyangwa se ni kwa kuba umunyamugisha nka Musa cyangwa se bya bitangaza bavuga bidahira buri muntu, ariko iyo ikintu ari icyawe cyangwa se iyo ikintu ari Imana yakwandikiye nta kabuza kiraba cyangwa se kirasohora, kandi icyawe ntago kikuvuna. Randare yari yabaye frustrated cyangwa se byamucanze avuga ati Nicki Minaj nari mbonye amahirwe ashaka kumfasha, ariko ururimi connection n'utwo tugifite abantu bamuhaga tw'udufaranga two kuri TikTok, abantu mwari bizi ko tuvamo n'udufaranga mu bagenda babikoresha, bituma adatangira kumva neza. Nicki Minaj akajya amuvugisha, umwana yarangariye kuri ayo magifti cyangwa se abantu bari kumubresinga bamuha amagifti. Ibiro byaje kuza gutuma uyu Randare kabiri Nicki Minaj yaje kuza kugeraho aravuga ati ngewe uriya mwana ndamubabariye cyangwa se nemeye kuba namufasha. Kugeza aka kanya Nicki Minaj yamaze kwemeza cyangwa se yamaze kuvuga ko agiye gukora igishoboka, dore ko ntago ari ukuvuga ngo no gukora igishoboka, ni ukuvuga ngo we ni ukubishaka gusa, kuko nta wakima visa Randare kuko ubushobozi burahari, umwakira arahari, arazwi, ibyo agiye mu birazwi, umwakiriye aho agomba kuba harahari. Ni ukuvuga ngo ikibura gusa ni ikibazo cy'iminota n'igihe gusa, ibintu byose byarangiye, deal ni nkaho yarangiye. Nicki Minaj ndetse akaba yamaze gusezeranya uyu mwana yuko agomba kumwohereza indege ya private jet, za ndege zigenderwamo n'aba businessman, abantu biyubashye, ntago ari nk'uru buno budege bwa Rwandair, za Kenya Airways cyangwa se za Ethiopia, za ndege z'abanyamafaranga. Nicki Minaj akaba yamaze gutangaza ko agiye kohereza indege yiwe
ya private jet cyangwa se indege ye asanzwe agenderamo, akaba ari igiye gufata uno mwana arandara ikamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agomba gukomereza ubuzima mu byo yifuzaga nk'inzozi ziwe, ndetse agatangira amasomo cyangwa se akaba yakomeza amasomo ye, ndetse agatangira no gukora ubuzima bwe bugahinduka, akabaho akaniteza imbere. Ibi bikaba bije biciye mu rubuga rwa TikTok, ndetse no kugerageza amahirwe kwiwe kuje kuza kuba kumuhesha umugisha ubuzima bwose.